Inama y'umunsi y'abashakanye, ingingo z'ingenzi zo gutsinda mu mubano wanyu. Ubwiza bw'ubukwe bukomeye kandi bushimishije buri mu buryo mwembi muba mubana. Ni waritegereje neza, uzabona yuko umubano w'abantu bagize ibyo bageraho kandi bakanatera imbere, bari bafite byinshi bahuriyeho. Umubano ukomeye rwose nta gushidikanya wubakiye ku gukorera hamwe, wubakiye ku kubahana, wubakiye ku bipimo by'ibyiza ndetse no gushimirana hagati y'abantu, ndetse kandi ukanubakira ku rukundo rutagira iherezo. Uyu munsi rero tugiye gucukumbura ibintu by'ingenzi bigize gukorera hamwe, byanavuzwe muri aya magambo mu buryo burambuye. Icya mbere ni ukubahana. Kubahana ni ikintu cy'ingenzi mu gutsinda kw'ikipe iyo ari yo yose, harimo no kubana hagati y'abantu. Iyo abantu bubahana bahana agaciro, barishimirana. Iyo abantu bubahana bagirana neza kandi bakumvikana. Gukorera hamwe kandi nabyo rwose bikaba bijyana no kubahana. Burya mu bukwe ni ngombwa gukorera hamwe mu kwifuza gutsinda. Icya kabiri, mwishimira ibyagezweho. Gushima umuntu mubana ni ibintu by'ingenzi cyane. Burya retse namwe mubana, iyo ikipe irimo gukina hanyuma yatsinda abantu bagafana, rwose biyongerera imbaraga ndetse no kwifuza kwitwara neza kurenzaho. Ibaza abantu baramutse bashishitse kandi ikipe itsinze igitego, bingi bishobora kuyigora cyane ndetse kibaza niba yakoze neza. Niba rero umugabo cyangwa se umugore wakoze akantu keza, reka bimenye nawe yishime. Mubwira uti wow, ntabwo usanzwe mukunzi, ibyo ukoze ni amateka akomeye cyane kandi nzakomeza kubikubahira, wabikoze neza mu rwego rushimishije. Icya gatatu, no mu bihe bibi komeza imbere y'umukunzi wawe. Mu gihe bagenzi bacu bagize ikibazo, birumvikana yuko hari igihe duhinduka tukabatuka cyangwa se tukababwira nabi, tugahora twumva yuko nyine ari ibyo bintu babyiteye. Gusa ariko burya no mu yandi makipe uretse gusa no hagati yanyu, ibyumviro bibabaje rwose biraza wabyanga cyangwa se wabyemera. Ibintu byinshi udatekereza bizaba, wabyifuza cyangwa se utabyifuza. Buri kipe rero ikomeye ikayibasha kumva neza yuko rimwe na rimwe ibintu bitazagenda neza nk'uko babyifuza cyangwa se babiteganyije, ahubwo izanatekereza yuko nyine ibintu bibi bigomba kuzaba. Uyu munsi rwose uzatsinda, ariko uriya munsi uzatsindwa. Gura n'ikibazo rero ndetse n'uko mwagihagurukira ni ibintu bizabashimisha ku rwego rwo hejuru. Guma mu mukino, ibuka yuko muri ikipe nicyo n'umukunzi wawe mujya mukora, hanyuma kikababera nk'ikiraro cyangwa se uburyo bwo kwishimirana hagati yanyu. Turaza kuza kwishimira kukumva, Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BIBLE-INSTITUTE.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.